subscribe. Jay here. Hello guys, nongeye kubasuhuza nkuko musanzwe mumenyereye nka YouTube channel Jay Hima. Muraho mumeze neza namahoro. Tugaruke kuri internet zacu na nubundi. Muri no minsi muziko ariko kazi kari gukorwa muri no minsi muziko aribyo turi kwirukankamo. Internet z'ubuntu kabisa muri no minsi zirakenewe. Technology imeze nabi iri kwirukanka cyane. Noneho MTN iri gukora gashya we. Hari ikintu bita kurya megabyte nkaho ewana zabuze pe. MTN iri kudohereza utumega duke kandi twika tumara musagonda ngo ugiye kuri WhatsApp gusa ngo barazitwaye. Urumva rero internet irakenewe. Guys, ntabatindiye no kuvuga ngo ngarutse kuri babantu bari kumbaza ati ni gute turi bufungure Artific VPN isite, mbese ni gute wayandika muri App Store. Muri Play Store wandikamo Artific cyangwa se A ndende na la ndende na ta nkuru na A nkuru na U na F na I na K cyangwa se I K VPN. Ni byo ngibyo kabisa. Ubundi ukahita uyibona isa gutya, irimo akantu k'akazedi mo hagati kararamye hejuru, sinzi barubona akita niko gasa. Nurangiza ugahande hose n'umukara nta yindi bisa. Guys, niyo zahita downloading. Ikindi ese guys, ntimushobora kwibaza ati kubera iki naba mfite hatano plus kandi abandi zarakwanye zarapfuye. Nibyo hatano plus ntago igikora ariko irakora. Hari abantu ndi kubona bari gukora video biri no kuza kongeraho bambaza ati bura buryo ko kimuri gukora bura buryo ariko bukaba butari gukora. Ubwo buryo ntabwo nigeze nkora. Ubwo buryo ndabizi neza ntabwo nigeze nkora na video y'ubwo buryo nigeze nkora. Uburyo mvuga n'ubuhe n'uburyo ngo bari gufungura ngo Tigo ngo bagata bajya mu bindi bintu ngo badafunguye customer setup, barangiza bagata ngo bashaka ibintu ntazi by'ibintu nyine ubona utamenye ibyo ari byo ngo byanditseho ngo za Tigo ngo Power n'iki ngo bigata biconnect. Oya, hari abari kubatubura, bari kubabeshya. N'abantu mwe bari kubabeshya, ngira ngo namwe mu rwita mubikora direct mugahita mushaka simukadi hafi aho cyangwa se telefone hafi aho zitarimo megabyte, mugahita mubigerageza mukabona babapfunyiki kibiribiri nta kintu na kimwe kiri gukora. Nibyo nta kintu na kimwe kiri gukora kuko nyine bo bari kuba bifite utumega twaba batari ko reka twikorere video gusa birana amakosa, sibyo ni ukubeshya. Guys, ni kuvuga ngo nge bari kuza kumbaza ngo kubera iki n'iki turi gukora ibintu. Nge rero ubwo buryo ntabwo nakozeho, nge ubwo nakozeho ari nabwo nshobora kukubwira ko hatano plus igikora, ariko wowe ukabutazi ngikora mu buhe buryo. Nta buryo bwo ngo ikoresha amafayiro n'ibiki, ibyo byose byarahagaze. Nta makode ngo yazana inyampinga ngo n'ibiki. Ni ukuvuga ngo iyo iri gukoresha bwa buryo bwa custom DNS, ngira ngo bwa bundi muraza gusanga muri video burimo, ariko nyine hari ababikora bikanga batamenye ngo bibese kubera iki byanze, mbese bikora hasabye iki. Ntabwo icyambere ntihasabwa megabyte, ariko uzifite ntabwo bivuze ko byakwanga gukora. Ikindi guys, ni kuvuga ngo iyo DNS iri gukora cyangwa se zira code harimo 8.8.8.8.8 biri gukora nani mu guhera saa 6 z'ijoro kugeza saa 12, ubundi gahita yizimira cyangwa se yiciraho. Nkuko mubisanzwe mumenyereye ku rubyiruko, ku bantu basanzwe bagura za Euro Night, bagura Euro bakabahereza promotion ya Euro Night yo kuvugiraho na megabyte giga. Ningi rero niko iri gukora iyo customer DNS. Ni kuvuga ngo nijoro iri gukora neza cyane muri ubwo buryo mvuze. Iri gukora nka Euro ku bantu rero mukoresha za Euro wenda zikaba zabana nkeya, kose naka hatano plus kari gukora neza. Navuga yuko ari byo babihinduyemo simbizi, ariko ni igikora muri ayo masaha ya nijoro ngi kuko igifasha muri ayo masaha ya nijoro, igifasha muri byinshi, irakora neza cyane. Nshobora kuba najya kuri YouTube nkirebera aka video nkakarangiza rwose nta kibazo. Nkari si imwe se ebyiri ntavuga ngo aka video mukagira ngo nimwe mba narebye. Urumva nyine guhera saa 6 z'ijoro niba ndi maso, niba ntaryamye, ubwo ndi mu biki ngomba kureba video rwose, nkaba nanareba n'agasobanuye cyangwa se rwose akamuvi nkaba nakarangiza nta kibazo kose. Hatano plus iri gukora mwe kuyitakariza icyizere, ariko mu bundi buryo bwose kandi mwamumenyere ngo amahost n'ibiki ngo zani nyampinga byose byarakwamye n'ibigikora. Reka tugaruke ntabatindiye, ndagira ngo video itaza kuba ndende ikaza kubarambira. Abantu murambirwa vuba ndabizi, kandi uko murambirwa ntimurangize video. Niko ibintu byanga gukora mugasanga umuntu muri kumurenganya kandi aba yaberetse ibintu bizima. Muraza kunyanganira uyu munsi mbigaruke ndibuze gukoresha screenshot. So guys, reka tugaruke kuri application yacu ukikirikaho. Ndakeka bazahita bakubwira ngo ninga Telegram. Ahanga bakubwira ngo please. Bashaka kubwira ngo joininga Telegram, yes please, cyangwa se ukababwira direct. Kwe twababwira rero sidukina kidukeye.
guys, noneho niba dukoze rate ubwo murabona muri dashboard yacu ni gutya izaba imeze cyangwa se izaba isa. Uku nguku ngira ngo muri kubibona ni gutya izaba imeze, nta bese dashboard yacu ni gutya isa. Bese uzasanga iri connected, usange hano hariho amasaha 6. Ngewe rero ubwo maze urumva amasaha 6 kuba nsigaranya 4 n'iminota 35 nuko nayikoresheje cyangwa se nsanzwe nyikoresha, muraza kunyihanganira. Rero guys, ubwo icyo uzakora uzibanda kuri utu ngutu handitseho best performance, kamurebe neza. Best performance hakazamo na direct SSH. Guys, rero nukuvuga ngo ahangaho ucyagera nta kindi uzakora, ntago bizagusaba kuvuga ngo arahita yimashina ngo ambo ngo igisigaye ngo nukuza ahangaha cyase ngo kuza ahangaha. Oya, nukuvuga ngo nta zindi settings uzakora, icyo uzibandaho uzibanda kuri utu tubiri gusa. Guys, ubwo rero uzakirika kuri utwo tuntu, reka mbereke ngo nutukirikaho uzashiramo. So guys, nkuko bibona rero nudukirikaho akambere n'ugakirikaho bazeta bakuzanira amasava. Nyihangane ngende gukoresha screenshot, nyaboneka ngiye rwose video zitazingora gukora live ibintu video biri gukora kuko amajwi ari kunda kubura iyo mfunguye connection aracika ko utakumva ibyo ni kuvuga. Nyaboneka kujye munyihanganira gusa uburyo mba ndi kubereka ni nabwo bwiza bwihuta kandi bukora neza kandi ubasha kuba wasobanukirwa ukumva neza ibyo ndi kuvuga. Ikimenyimenyi ndagira ngo hari ukuntu ninje muri application cyagiye tugiye kanda rate, ngira ngo hari wumvishije impinduka zaje kuhaba. Guys, reka urabona nibyo ngibyo. Ahambere uzashiramo server 1 ushiremo, mbese ntago ari itegeko gushiramo server 1, uzashiramo ibyo ushaka. Hakabiri uzashiramo Google DNS, nakeka hakabiri uzashiramo Google DNS, nta kindi uzashiramo. Guys, twakomeje kambereke iyo application yigize nabi ngo bimeze bite, ariko nako nta kibazo, byo tuzabiraho gutaha. Hari abantu mufungura data zanyu ngakoresha application ikaba yakwikira nabi, ikaba yakwanga gukora connected, ikangaje ikakwereka ko yanzeye, nawe ikagufunga mu mutwe pe. Naho kumva yuko application nyine yakunaniye yananiranye, ari handi uhamagara ukabaza ati mbese habaye iki kibazo ko ngiyewe itari no gukora connect. Ubwo buryo ndaza kububereka muri video ikurikira ukuntu babigenza application yari yo yose, yaba ya internet, yaba WhatsApp, yaba icyo tugikorera kugira ngo ihite yongera gusubira kuri gahunda. Guys, ndagira ngo video idatinda rero, icyo uzakora ni start kugira ngo ukoreshe network y'ubuntu za mbere na mbere uzafungura connection. Muraza kwitegereza neza hari hejuru kampanze mbere kakiri kare hejuru hanga mu nguni nimfungura connection yaboneka kara akantu nkasobanura inshuro nyinshi cyane ngira ngo murakamenyereye. Hano mu nguni hano hejuru hejuru hari akantu kari buze kwiyongeramo ka internet, hariho akabazo cyangwa se ka network kariho akabazo, sorry. Ko biba bivuze ko nta mega mfite, aba batipe bameni wapi, ukuvuga ngo nge nta mega ndaba mfite. Urafungura connection kandi start inurangiza byose irahita connecta rwose nta kibazo, kandi ngira ngo uze guconnecta nyaboneka nta mega ufite kugira ngo uze kurira ko bikora neza cyane. Turi kumwe kanze mbereke ukoze start biba bimeze bite. Ibintu bimeze neza cyane kandi hejuru ngira ngo uri kubona ko nta megabyte mfite, tubigarukeho. Guys, rero nukuvuga ngo iyi app cyane iri gukora neza cyane. Sora kuri kumwe, ciao.